aperi rero twabivuze iby'abafana ntabwo tubisubiraho n'uburyo abakinnyi mu by'ukuri bafite squad ikomeye cyane ariko aperi mwabonye yarakinnye igice cya mbere ntabwo yakinaga neza maybe ko barimo batinya wabonaga ari ekipi iri kwifasha cyane idashaka kwataka bakina inyuma cyane ukabona ekipi ya Kwa Dynamos irimo irahererekanya neza ni ekipe ifite abakinnyi ubona ko batojwe ekipe ubona ko bino bibuga by'ubwatsi bimenyereye cyane abasore barebare bahererekanya ukabona ko bamaze igihe kinini bitoza ariko ni ikipe irimo batanu bari muri cana action ibona ko abakinnyi batanu barimo abakinnyi batanu harimo n'umunyezamu cyane n'umukinnyi wabaye mu gihugu abo bakinnyi hafi bose batanu mu byiciro bigiye bitandukanye babanza mu barabitwaye muri shampiyona yabo ya faze MTN nyine league yego ebana pe ni ekipe ubona ko nziza ikina neza ape isa nkaho yazanye ibintu byo kubaha cyane bikanapfira hagati muri icyo nakwita ngo nka menedije wabo ntabwo bari bamufite kuko wabonaga Mamerita atarimo ukabona ntabwo bari gufata umupira ngo bacenge binjire ukabona n'ibyo bari kwerekana muri defanse ni sawa ariko bagera hagati kujyana imbere ntabwo uri kugerayo neza ariko ntekereza ko umutoza mukino babwiye mu gice cya kabiri uvuga ngo wasange iwabo wasange muri ka yabo batangiye kubasanga muri ka yabo nabonye batangiye gukora amakosa naho havuyemo ari amakosa y'ibitego iyo kufura ndetse n'igitego kuko bari batakaje iyi ni ryo tandukaniro hagati ya aperi igice cya mbere na aperi igice cya kabiri igice cya mbere yari ituje cyane idashaka gupresa cyane ariko aperi igice cya kabiri bari shapu cyane ubona bari kwihutisha umukino ikipe ya Kwa Dynamos itangira gucanga umukino batsinda ibitego bibiri hari abakinnyi umuntu yavuga bari gukina neza mu buryo bugaragara umuntu yavuga nka Hakim Kiwanuka umunsi w'ejo umutoza yari yamubanjemo akanyangira kayisasa Hakim akantu bazakuraho ni finishing gusa kuko iyo yaza kurangiza ziriya agatsinda ibitego twaba tuvuga ibindi aho kugira ngo Hakim Kiwanuka ushobora gukora controle zero oriente kuriya kuko muri bariza bakoranshije kuri karindwi aho kugira ngo ukore controle usa n'ushaka gukora ibyo biba byoroshye ahubwo ugasa naho ukora ibikomeye byo kuyijyana imbere birani ibintu byiza cyane kuba winga wenda abasigaye ikijyana no gutakira mu izamu ariko ku munsi w'ejo Hakim yakinnye neza cyane iminota yahawe n'umutoza kugira ngo ari kugenda agerageza abawinga yakoresha ubona ko wenda wingi yamaze gusobanuka ni wingi yo kwa Djibril Watara we ubona ko atazigera ava mu kibuga igitondo tuzagira imvune urebye Djibril Watara amahoro ko ndeba yamuriryoheye ejo yakoze akazi gakomeye kuko igitego yasize kuri kufura yari kurusha n'ubundi mukore yashaka kujyana umupira wamukorera kufura neza ajya kwataka igitego cye kirakomeye hamwe muri rya ruhande rya korosi ni mu rya bugingo mu rya Hakimu rwose agusha ingoto hariya rwose niho bamukoreye ikosa mu rya bugingo igitego yatsinze ni cyiza cy'umutwe urebye uburyo yatasuye umupira ukuntu atari muremure ugereranije n'abadefanse ntakiri hano poromeye poto ari kureba ahubwo akayijyana kuri poto ya kabiri uvuga ngo ni ubuhanga bukomeye cyane uburyo yatasuye umupira igitego cya kabiri cyo ngira ngo ni uguhagarara neza kwanza ni uvuga ngo iyo uhagaze neza ukurikira umukino uprofita amakosa ya adversaire batanga baro nabi uyifata ariko uburyo yayifunze kapiteni wa Dynamos niwe wayitaka bita Katebe uburyo yagize kompoja gutuza pe ugafunga baro ukareka ikabanza ikagera nk'amasantimetero nk'atanu ukadepoza witonze kabisa yari nka penalty kuko lisansi ni ku muzamu yaguye hano umupira ujya hano muri ruhande biragaragaza mentality y'umukinnyi afite Djibril Watara ngira ngo yanabivuze muri interview avuga ko nyine gukoresha imbaraga no gukoresha ubwenge biri kumufasha cyane hanyuma undi mukinnyi nabonye nge wakinye neza mu buryo bwantunguye ni Mamadou Lamine Ba agiyemo mediane yarayikontoreye kabisa agarabizi ko dawo yicaye muri tribune ikinyene ni contre attaque bakoze nyira ngo niwe watanze baro iya Gilbert ibaro yahaye Gilbert kuri contre attaque yego yarayizamuye Gilbert ayikoraho arayimusigira ahita yongera ayimuha imbere arirukanka umupira agenda awutera ishoti ariko umupira umunyezamu awukuramo umunyezamu Lawrence Murenga wakuyemo imipira myinshi ku munsi w'ejo Lamine ameze neza rugango ryo kuva kuri APR bafite ikintu cyitwa effectif bafite abakinnyi benshi pe kuko nabonye ku munsi w'ejo bagiye gusimbura ukabona umukinnyi nka Lamine Ba ukabona Denis Omedi ugiye kubona basoane bagiye kujyanamo na ba Gilbert Kagege abo n'abakinnyi ubundi bafite profile yo kubanzamo ba Gilbert Mugisha barabanzagamo ubushize wareba abakinnyi bagiye gusimbura wareba nabo basimbuye ukabona level bariho ni level nziza n'abatogwi nubango rero ikenewe ni round yaje ya kabiri yarimo ba Lampte ba Ramadan nabande ubona ko nyine ne equipe abakinnyi 9 ubu turavuga ibi ngibi Ronald Sekiganda ntabwo yakinnye umutoza ubona ko ntabwo ari abatayari yaraje atangiye imyitozo ahitagira ikibazo cy'umupfundiko Sekiganda amafaranga ya mbere muri APR sezo ya mbere ubundi azayarira bwerero mugano w'abagande rwose zajya bayamuha irire yubakira ibizi wawe Buganda ariko
ntabwo azakina ariko ntiwamurenganya kuko aba ahari ntabwo azakina hari n'abandi bose bakinnye nahaseze itaha oya azakina Axel igitangira Axel kamwiruka yataragananya n'umukino sezoni igitangira wetegereza amace azakina wapi ntahari ikigaragara APR dusoza APR n'ubundi iyi sezo izaba nkishize n'ubundi izabitwara rwose byose kuko nta iri ku rwego ntawo guhangana uhari ntaho turavuga ikipe asimura 9 tukavuga squad indi iracungira kuri umwe umukinnyi wabo mwiza Iraguha Haji we ntari kubasha gukina mu bakinnyi 21 bakinnye muri APR Iraguha aho hari kuwa gatanu gusa ku cyumweru nabwo byari ibirori muri Stade Amahoro APR FC saa 9 yakira ikipe ya Power Dynamos ari nabwo ingerabahizi yatangiraga abafana b'ikipe ya APR FC nubwo batari benshi muri Stade Amahoro ariko nawe akanyamuneza kari kose icyizere kirahari cyane ibitego 3 ndabikubwiye ibitego 3 nibitaboneka ntago neva molo ibitego 3 icya mbere ni Mamadusi icya kabiri ni Ruboneka icya gatatu akorodera babaye cyane cyizere nuko turi bakubitira mu gafuka rero ngurumva twatuje gufana ikipe dukunda dukoza ku mutima gomba rero gufana tukaba inyuma y'abakinnyi bacu tukabereka yuko natwe duhari. Iminota 5 ya mbere y'umukino wakinirwaga cyane mu kibuga mo hagati ariko amakipe ku mpande zombi akanyuzamo gasatira biciye mu mpande umupira miremire yaterwaga na bamyugara w'amakipe ku mpande zombi. Ku munota wa 7 bamyugara ikipe ya APR FC bakoze amakosa maze rutayizamu ikipe ya Power Dynamos Idi Ismael abona umupira mwiza ariko kubyaza umusaruro ibibazo bikomeye. Umukino warakomeje maze ukomeza gutuza. Ku munota 26 Ruboneka Jean Bosco yabonye uburyo imbere y'izamu ariko ishoti umupira unyura hejuru gatoya y'izamu. Igice cya mbere kirangira amakipe yombi anganyije ubusa ku busa. Igice cya kabiri APR FC yaje irimo gukina neza ndetse ku minota 49 Sheikh Jibril Watara afungura amazamu ku mpira wavuye kuri kufura yari itewe neza na Ruboneka Jean Bosco maze umupira awutera mu izamu. Arayizamura Ruboneka nyuma y'iminota 3 gusa Sheikh Jibril Watara yasitsinda igitego cya kabiri cya APR FC cyari kivuye ku makosa yakozwe n'abakinnyi b'ikipe ya Power Dynamos batakaza umupira maze uyu munya Burkina Faso yihambura mu muzinga w'ishoti atsinda igitego cya kabiri cy'ikipe ya APR FC. Katuraba bakora bakose Beraizo umukino ukomeje kwiharirwa n'ikipe ya APR FC mu gice cyayo cy'ubusatirizi maze iminota 90 y'umukino ndetse n'inyongera z'iminota 6 byarangiye ikipe ya APR FC itsinze ikipe ya Power Dynamos ibitego biri ku busa. Nyuma y'umukino abakunzi ba APR FC nguku niko babonye ikipe yabo. Gukina na champion ntago ari kimwe no gukina n'abavuye mu nzove mu mitego mu gishanga. Izuba ryaravuye ntibakibona imiteza bazunguza yangize bakubita kubera kugwirirana inzara baze tubatize kamyo zizamura amazi. Eka da pyramide tuzayitsinda wo gutonora umuneke no gutoneka bro yampaye nkawe abakinnyi kwazanye warababonye se barakubita sana. Oya icyizere turagifite 100%. Power Dynamos ni ikipe nziza namwe murabizi uburyo ikina. Power Dynamos kuba tuyigezeho nuko twabanje gukina n'ikipe zoroshye tukagenda tuzamuka gake gake tugahura na Power Dynamos ariko urabona ko twaheretse umukino mwiza. Sheikh Jibril Watara watsinze ibitego bibiri muri uyu mukino bikisha inyuma y'ibyo bari kubona mu kibuga ngo nuko bakomeje kwitegura neza. Nta kidasanzwe umukino turimo kwitegura abakinnyi bose biteguye neza kandi turakomeje gukora cyane no mu yandi marushanwa dufite. Kuba natsinze ku nshuro ya kabiri ibitego bibiri muri Stade Amahoro nuko ari imbaraga nyinshi nkoresha binyongereye icyizere kuko buri rutayizamu yatsinze bimwongera icyizere n'ingufu kandi birimo kunyereza ko ni gukomeza kujya imbere. Imikino yo mu cyumweru cy'inkera y'abahizi izakomeza kuwa 2 tariki 19 Kanama ubwo ikipe ya Azam FC muri Tanzania izaba ikina n'ikipe ya Police Football Club saa 10 muri Kigali Pele Stadium. Naho ku isaha y'isa moya ikipe ya APR FC izakina n'ikipe ya AS Kigali.